Ubusanzwe Jenoside yakorewe Abatutsi ni imwe muri Jenoside zabayeho zifite umwihariko wihariye. Uyu munsi ni tariki 13 Mata umwaka wa 2026 ahasozwa icyumweru cyo kunama, aho twibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Muri iki kiganiro tugiye kwibanda ku ruhare rw'itangazamakuru muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse kandi tuganire no ku banyamakuru bamwe na bamwe bagiye bagira uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ikindi kandi turaza kugaruka ku kinyamakuru Kanguka. Byose tugiye kubisobanura muri kino kiganiro gito kandi tubisesengure. Aho wageze ni kuri Elize TV Media, naho njye uteze amatwi nitwa Eddie Elize The Action King. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro mugari unyuzwaho amakuru, ibiganiro ndetse n'ibyegeranyo utasanga ahandi, kanda subscribe ubundi reka nkubwire ngo ikaze. Mu bihe bya Jenoside yakorewe Abatutsi hari radiyo ebyiri zari zikomeye kurusha izindi. Iyo yari radiyo Rwanda, yari na radiyo ya leta kuri icyo gihe, ndetse kandi hakaba na radiyo yigengaga yitwaga RTLM. Ndetse kandi hari n'ikinyamakuru cyitwaga Kanguka, cyari bimwe mu binyamakuru byari bikomeye icyo gihe, nacyo kikaba ari kimwe mu binyamakuru byifashishijwe mu bijyanye no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya Jenoside, ndetse kandi no kugenda bongera urwango mu Banyarwanda. Ndetse kandi ibi binyamakuru uretse n'ibyo ngibyo byagiye bikoreshwa n'ibindi bintu bitandukanye byagiye byamamaza Jenoside yakorewe Abatutsi. Bamwe mu banyamakuru babikoreraga harimo n'aba ngaba uri kugenda ubona kuri sikirini zawe. Aba banyamakuru harimo bakoreye radiyo Rwanda, ndetse kandi hakabamo n'abandi banyamakuru bakoreye RTLM. RTLM yari radiyo n'ubundi yigenga, ariko n'ubundi yakorwagaho na bamwe mu bari mu bwoko bw'abahutu bagomeje kugenda bakwirakwiza urwango mu Banyarwanda. Uretse n'ibyo kandi na radiyo yari y'igihugu icyo gihe, cyangwa se radiyo ya leta, nayo ni radiyo yifashishijwe mu ikwirakwiza rya Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse kandi batitaye no kuba yari radiyo y'igihugu bakomeza kugenda bayikoresha mu kwangisha Abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi, ndetse kandi banabashishikariza kuzabica ntibasige no kubara inkuru birengagije ko bose ari bene Kanyarwanda. Uretse n'ibyo kandi Jenoside yakorewe Abatutsi bivugwa ko mu itangazamakuru hagiye havamo uruhare runini rw'abarikoreshaga ndetse n'abarikurikiranaga mu kugenda bica abo mu bwoko bw'Abatutsi. Itangazamakuru ry'icyo gihe ryari ryuzuyemo ikijyanye n'ikene wabo, ikimenyane, kugendera ku moko ndetse n'urwango. Abanyarwanda bamwe bo mu bwoko bw'Abahutu bangaga bene wabo bo mu bwoko bw'Abatutsi birengagije ko bahuje igihugu. Jenoside yakorewe Abatutsi yakomotse ku bijyanye n'urwango rwagendaga ruturuka hagati y'Abanyarwanda, ariko n'ubundi rwagendaga ruturuka imahanga, kuko rwari rwaratangijwe n'ibihugu byazanye ubukoloni. Ibyo bihugu ni Ububiligi n'ubundi bwaje gucamo Abanyarwanda amoko, ndetse kandi bakazana n'igitabo cyitwaga Ibuku nk'uko Abanyarwanda bakise, maze bakazajya bandikamo amoko. Si n'ibyo gusa kandi, kuko ku itangazamakuru hagiye hanyurwazwaho amakuru atandukanye, ndetse akanifashishwa n'indi miyoboro itandukanye yagendaga inyuzwaho amakuru y'ukuntu bagombaga kugenda bahindura indangamuntu. Buri muntu bakazajya bamwandikira mu ndangamuntu ye bati uri umutwa, uri umuhutu, cyangwa se uri umututsi. Ibyo ni bimwe kandi mu byagiye nanone byongera gukwirakwiza ubwumvikane buke mu Banyarwanda. Mu bijyanye n'amoko, bimwe mu byagiye bigenderwaho, hari abagiye bitwa abatwa ngo kuko nta kintu bagiraga, ndetse kandi muri ayo moko bagendaga bakwirakwiza bavugaga ko ngo abatwa babaga ari abantu bagufi ndetse bafite amazuru matoya, ndetse kandi ngo uretse n'ibyo ngibyo ngo abatwa ni bamwe mu bari abantu batagira ubwenge na mba. Abo ngabo byose bagiye babishyirwa muri ibyo byiciro n'Ababiligi bo mu gihe cy'ubukoloni. Si n'ibyo gusa kandi, kuko baje no kongera bakavuga ngo Abatutsi ni bamwe mu bantu bari batari bagufi kandi atari na barebare, ngo bakagira amazuru manini ariko nanone ngo atari maremare. Hanyuma abo mu bwoko bw'Abatutsi ngo akaba ari imfura, ngo akaba ari barebare cyane, ngo bafite amazuru maremare, ndetse ngo ari n'abatunzi cyane. Ibyo ngibyo babyifashishije mu kugira ngo bakomeze kugenda babiba amacakubiri mu Banyarwanda, ndetse no kugenda batandukanya Abanyarwanda kugira ngo bakoreshe strategy yitwa mbateranye mbayobore, n'ubundi yakoreshwaga n'Umubiligi mu gihe cy'ubukoloni.
Uretse n'ibyo kandi itangazamakuru naryo ryagiye rigira uruhare rwinshi cyane, aho bamwe mu banyamakuru baryo bakomeje kugenda bashishikariza abandi bantu kwica bagenzi babo ndetse no kugenda babakorera amakudeta. Hari bamwe mu banyamakuru bagaragaye bagiye bavugwa mu itangazamakuru, nk'aho twagaruka kuri mama w'icyamamare Neri Mukazayire wavuze ko ngo yakanguriye abaturage kwica abatutsi gakoresheje radiyo ya RTLM, ndetse kandi uretse n'ibyo ngibyo ngo hari no kwindi kwicwa kwagiye guturuka hagati y'aba ngaba. Si n'ibyo gusa kandi byari kuba ngo bibe bihagije, kubera yuko hari abakoresheje itangazamakuru rya radiyo Rwanda abandi bagakoresha ibinyamakuru nka Kanguka, nabyo byagendaga bishuka benshi ndetse rikanabahatira gutsembaho bene wabo bose birengagije ko ari bene Kanyarwanda. Jenoside yakorewe abatutsi ndakwibutsa ko yahagaritswe na RPF Inkotanyi, ndetse kandi uretse no kuba yarahagaritswe na RPF Inkotanyi, ni nazo zongeye kugarura umutekano mu gihugu cy'u Rwanda, zunze abanyarwanda zibagarura mu mahoro, ndetse ubu ngubu abanyarwanda baratuye baratekanye kandi hajemo icyitwa kubabarira maze mongera kubaka u Rwanda bifuza. Igihugu cy'u Rwanda ni kimwe mu bihugu bifite umutekano ukomeye cyane ndetse uhambaye, ndetse n'iterambere ryirukanka ku muvuduko wo gusiga amahanga yose. Abanyamakuru bamwe na bamwe bagiye bakora ibijyanye no kugenda bakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside ndetse no kugenda bakangurira bene wabo kwica abandi. Ni bamwe mu banyamakuru bamenyekanye, harimo nk'umunyamakuru Habiyaremye, ndetse hakabamo n'abandi banyamakuru batandukanye. Uretse n'aba banyamakuru kandi hagiye humvikanamo abanyamakuru ba RTLM ndetse n'abanyamakuru ba radiyo Rwanda yahozeho icyo gihe. Uyu munsi wa none turishimira ibyagezeho, ndetse kandi tunavuga ko ngo ibintu bitakimeze nka mbere. Nubwo itangazamakuru cyane cyane ry'igihugu ryifashishijwe mu kubiba urwango mu banyarwanda ndetse no kugenda bica bene wabo, uyu munsi wa none turashima ko dufite RBA nk'itangazamakuru ry'igihugu kandi ryiza, ndetse kandi rinabirimo ibintu byiza bitandukanye. Uyu munsi wa none mu Rwanda umuntu anganya uburenganzira n'undi, haba uwiciwe n'ukomoka ku bishe. Twese ibi byose tubikesha Repubulika y'u Rwanda imeze neza, ndetse kandi tukanabikesha n'abayobozi bacu. Reka dushimire buri umwe wese twabanye muri kino kiganiro, ndetse kandi tumurarikire no kuzakurikira ibindi biganiro byacu. Iyi uriho ni Elize TV Media, naho njye nitwa Edi Elize The Action King. Kanda subscribe kugira ngo tubane muri bino biganiro. Wakoze kubana nanjye, Imana ikurinde aho uri hose, twibuke twiyubaka. Bye bye.